Tugiye gukurikira episode ya gatatu ku nkuru ya Kendi. Ariko mbere y'uko tuyitangira, reka tubanze tubibutse bimwe mu byabaye muri episode ya kabiri. Twashoje Peace agiye gutunganya Kendi, agiye kumusobanurira ibimubayeho byose, ndetse agiye kumumara impungenge. Mu gihe mama Kendi we yari yumvishe induru hasi aho yasize abarinzi, ayoberwa ikibaye. Mama Kendi yahise amanuka yiruka n'igihunga cyinshi, afite ubwoba bwinshi. Tari. Akubitana n'abarinzi bari baje kumureba aho yari ari. Akibabona umutima urashiguka. Habaye iki we? Abarinzi nabo n'ubwoba bwinshi. Ni bosi mabusha. Ni bosi. Papa Kendi abaye iki? Mabusha. Bosi amanutse ahantu harehare yikubita hasi. Arapfuye tu. Ararangiye. Ako kanya mama Kendi avuza induru nyinshi cyane. Amanuka yiruka yerekeza aho papa Kendi yari ari. Akimukubita amaso arambaraye, induru ayibonye. Ararira. Kubw'amahirwe abarinzi bari bahamagaye ambulance. Naho mama Kendi we yari yabaye nk'umusazi. Arira cyane kandi aboroga bidasanzwe. Aho Peace na Kendi bari, bumva hasi induru nyinshi idasanzwe. Bamanuka biruka ati twatanzwe. Kendi agikubita papa w'amaso, n'uburyo ari kuvirira, biramurenga bayikubise hasi. Ata ubwenge. Baramuterura bamujyana mu cyumba cyo hejuru, batangira kumuhungiza ngo barebe ko yagarura ubuyanja. Peace nawe amarira yamwishe. Urugo rwose rwuzuye imiborogo. Mama Kendi abwira Peace zamuka usange Kendi. Ibi nta na hamwe uhuriye nabyo. Nta nubwo ushaka gukomeza kubireba. Ibi nanjye byarenze intekerezo zanjye. Ako kanya ambulance yarahageze. Baterura papa Kendi, bamwinjiza muri ambulance, batangira kumuha ubuvuzi bw'ibanze. Naho mama Kendi we yahise yihutira kujya kwitegura kugira ngo berekeze ku bitaro. Mbere y'uko agenda, yihereranye Peace. Peace rero, urabona ibibaye. Ni ibintu tutateganyaga. Kandi urabizi ko Kendi agomba kujya ku ishuri ejo. Ndakwinginze uzamwiteho. Ejo nabyuka ameze neza, ntihazagire ikintu na kimwe kibabuza kuba yajya ku ishuri. Nanjye nzakomeza kubaha amakuru y'ukuntu papa Kendi ameze. Njyewe byarenze intekerezo zanjye. Iri joro ribaye ribi pe. Peace mu ijwi ribabaye. Ihangane mama Kendi. Ibi nta n'umwe bitarenze. Birababaje pe. Ariko ntuhangayike. Kendi nzamwitaho. Ndetse ejo tugomba kujya ku ishuri uko byagenda kose. Muri ako kanya, mama Kendi yerekeje kwa muganga. Peace nawe asigarana na Kendi mu rugo. Ariko Kendi yari ataragarura ubwenge. Yaryamye yasinziriye. Peace we yabuze ibitotsi kugera mu gitondo. Atekereza ibyabaye mu ijoro.
yananiwe kubyiyumvisha. Mu gihe atangiye gutora agatotsi, yumva Kendi n'urusaku rwinshi. Anti Pisi! Anti! Kanguka! Kanguka tujye ku ishuri! Pisi ashimukira hejuru. Agiye kubonabona ni Kendi. Nta n'ikibazo na kimwe afite. Biramuyobera. Ako kanya arabyuka aramutunganya, ndetse nawe aritegura kugira ngo berekeze ku ishuri. Basohotse berekeza ku modoka. Abarinzi bose, wawu! Dore umwari ubereye u Rwanda. Dore uburanga buzira icyaha. Dore umwari wambaye neza. Abarinzi bose barangarira Pisi, dore ko aribwo bari bamubonye yacutsemo yaberewe. Bwa bwiza bwe abugaragariza buri wese. Akinjira mu modoka, umushoferi wari ubatwaye yahise amubwira, wambaye neza Pisi. Kendi we ibyo ntiyari yabyitayeho. Yari yashyushye yahindaganye, yumva atari buri bugere ku ishuri. Ariko yari afite n'akoba kenshi ko kuba agiye kujya kwiga mu mashuri yisumbuye. Bari kugenda, Pisi atangira kuganiriza Kendi. Ese Kendi, urumva ari icyo ufitiye amatsiko? Kendi nawe ni ibyishimo byinshi. Anti, nshaka kureba abandi bana. Ariko icyo mfitiye amatsiko cyane, nshaka kureba abana bari bube inshuti zanjye. Uyu munsi ndatahana inshuti. Pisi. Ubundi wowe uhora unshimisha. Ariko ntabwo uba ugiye kwiga. Uraba ugiye mu butembere. Kendi n'ijwi rituje. Oya, ndaba ngiye kwiga, ngiye no gushaka inshuti. Yungamo ati, ese anti, jyewe nigeze mubwira ko wambaye neza? Pisi n'ibyishimo byinshi. Oh, urakoze Kendi wanjye. Noneho urabona nsa nka mama? Urabona ndi gusa nka mami wawe? Kendi. Alewe. Nope. Mami wanjye ni mwiza. Ni mwiza cyane nta n'ahantu na hamwe muhuriye. Ahubwo anti, ko ntigeze mbona mami wanjye, nta nubwo nigeze mbona dadi. Ese uzi aho bagiye? Umumarayika w'abandi ntiyibukaga ibyabaye mu ijoro ryashize. Icyo yibukaga kimwe, ni uko yagombaga kujya ku ishuri. Mu gihe Pisi agiye kumusobanurira ibyabaye, yumva telefone irahamagaye. Yesu we! Mama Kendi ko ampamagaye. Alo? Alo mami? Papa Kendi yaramutse ate? Mama Kendi mu ijwi ryuzuye amarira. Pisi! Pisi!
telefoni ihita ivaho ako kanya. Ese papa Kendi byaba birangiye? Ni naho dusoreje inkuru yacu. Ntimuzacikwe na episode ikurikira. Niba mwakunze inkuru yacu, mukore subscribe, mukore like, ndetse muduhe igitekerezo cyanyu muri comment. Murakoze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha.